waba ukeneye guhesha isura ya kinyamwuga business yawe cyangwa igikorwa gikomeye uri gutegura, gana Techno Market Printing House. Wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho mu kugusohorera no kugutunganyiriza ibikoresho byamamaza, promotional materials, ibyifashishwa mu nama zikomeye, conference materials, harimo ibitabo bya kalite ya mbere bitunganyije neza, brochure na flyers, banners z'ubwoko bwose bugezweho, posters ku rupapuro cyangwa plastike n'ibindi byose wadukeneraho ku bijyanye na printing na branding. Dusange mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Demire ahateganye no kwa Ndamage, tuguhe service yihuse kandi inoze. Wanaduhamagara kuri 0788 15 8800. Techno Market, we print for you. Atandwise. Hari umuntu ufite silence ngo atware umugenzira? Urihangana rero nta silence dufite. Kuki nta silence mufite se? Erega biragoye kuyabonera icyarimwe. Ya papa. Ubwo ntabwo muzi gake gake? Gake. Yego. Ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant cyabashyiriyeho uburyo buborohereza kwishyura ubwishingizi gake gake. Bwabo bw'ibinyabiziga, ubwo kwivuza, ubw'inkongi y'umuriro n'ubundi bwose butandukanye. Uzi ko noneho ushobora kwishyura ku munsi, ku cyumweru cyangwa ku kwezi. Ibintu byaroroshye. Igihe ukeneye ubwishingizi ugana ishami rya Radiant rikwegereye ugahabwa ubwishingizi wishyura uhereye ku bwizigame bwawe. Kanda akanyenyeri 543 urwego ukurikiza amabwiriza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 38 18 95 cyangwa 0790 56 75 33 cyangwa ukegera ishami rya Radiant rikwegereye. Muri Radiant isezerano ni isezerano. Tubahaye ikaze muri derby ikomeye n'umukino w'amateka hagati y'ikipe ya Clapton igiye guhura n'ikipe ya Rusine. Umukino uratangiye, reka turebe uza gutsinda. Bombi bahanganye kuri nyemeza uburyo bushya bwo gutega hagati y'abantu babiri cyangwa itsinda kuri Gorilla Games. Ikirenze nuko batega hagati yabo ubwabo maze utsinze agatwara amafaranga bateze, kandi ibi byose bikaba bikorerwa hano yizewe. Reka turebe go! Rusine uyoboye umukino hano, ariko Clapton nawe aracyari kwataka bikomeye cyane. Umukino uragiye ku munota wa nyuma, bombi baranganya igitego kimwe kuri kimwe. Reka turebe, attention, ishoti ryiza mu minota ya nyuma. Clapton yivuye inyuma y'uwo mukino ku bitego 2-1, kandi umukino ugiye kurangira. Reka turebe, nuko rero birangiye. Congratulations Clapton, utsinze uyu munsi abikesheje gukoresha nyemeza uburyo bwa Gorilla Games. Ibyo rero akaba ari byo Gorilla Games yatuzaniye, kuko izahuza inshuti ikanabaha amahirwe yo gukina bishimisha hagati yabo. Koresha Gorilla Games kugerageze nyemeza. Ese boss. Bayitatuye. Yabana akazi urabona ko mba nkamereye nabi kabisa. Akazi urabona ko mba nkamereye nabi, imodoka mba nayikubise ku cyangwe, ndakeka ko utari bunyuzemo ijisho. Aya mapine kutayanaguye. Komona kiri gusabura. Kuko Gatogo yamaze iminsi atamvugisha, mvaga ameze gute? Sikutari kunyitaba. Gatogo wamfashe koko ko ngukumbuye. Ako ngubu koko iyo utari kunyitaba wumva gumeze gute? Gatogo nyitaba we. Aramutse neza. Ahubwo nawe mbona usa neza. Murakoze. Noneho kasubusa so ituhinduka isobakana
Rahira. Ako basi umbwire ko bimbereye. Birakubereye gusa byo furesenze niba arabibona gute. Nihorere. Gusa nyine numvaga ndambirana by'ibitente n'ibisatsi byinshi. Usa neza. Cyangwa Yesu warakuyingiye cyane ahise gutuma ukatera. Ndagenda komeze byagura tangiye abasa. Wanze kumvata gato wanze kumvata reka ngende kwa kazungu nza n'ibintu bandumye ubundi wanyisha mu mwobo wakwisha hehe ndagusanga kandi ndahandu njikira kwanga kunyitaba kandi umfite n'amafaranga y'ubukwe ubundi si kwanga kunyitaba ubukwe bwacu buzabajyari ndushaka no kumbwira itariki buretse kutagize pe boss ariko nawe wari wayizanye isa nabi kabisa kutagize nzi ubwo ngubwo nakubwiye ko ngiye mu cyaro hano narindi ni mu bitaka gusa yasaga nabi kabisa yari ifite ikintu bisa akavumbi ariko nanjye nk'umuntu w'ebana ngiye nize hari banza narize no koza mu Kinamba ubundi ninjye munamba muri Kigali wazanye umukozi wa danje ngende umunamba ubundi ntago nakubeshya boss nese amaso saguhase ndabona ari sawa so kiwe rufonsina yagiye rufonsina ndumva yamaze kugenda kuko naje hano yihuta byatari ambwiye yuko asohotse ngo umutume mutumye kuri boutique ndashaka kugenda mu kanya mu gihe rufonsina ngira ngo ibingibi n'undi wabirangije aya matapi yakore vuba neguriye breakfast ngiye kugenda sibyo kuko rufonsina ndabizi neza urashaka kugenda akamara n'umunsi wose rwose bose ahubwo ngiye ntugire ikibazo ngiye kugira vuba sawa ngaho gira vuba bose ngiye kugira vuba ntugire ikibazo mu kanya gato genda nkubwiye kabisa bavuga ngo ni umunyarwanda abandi bavuga ngo ni umuganda nanjye byarancanga ndaza kumwandikira kuko banze ari umunyarwanda n'umunyarwandakazi umunyarwanda gutse kandi akora umuziki w'Uganda ndara sunandikira umuntu w'abandi ahubwo ngewe nayibuze iriya video kuri Harmonize nayibuze no kuri Laika nayibuze bari kuyikura sasuska watwika katurebe wenda hano turebe bari kwandika inkuru ngo ni umunyarwanda kandi nabo nta nubwo araza ari na ntayizi naye ngo ndaza dore n'ingande ariko ngo ni umunyarwanda wenda ashobora kuba atuyeyo ibintu byose ari hariya umuntu wese utwitse turamwiyitirira ariko nawe kubera iki zatabari wasanga nko muri Amerika banyiyitirira umva yewe muri Amerika ari ndukwiyitirira kuko ndi muto yebwo nawe ndakanyamerika sawa nini ako mikwaga n'Rwanda kazi nagayo nukuri kwideba usi yewe munyarwanda kazi shiri cyakora nkaho wararize chapati zo ziraryoshye kazi hari ukuntu ubona abantu bagenda bahinduka ubundi kera mu muco nyarwanda nta muko gusa nawe yirira agacapati ku muhanda nuko tuziranye bise nagenda nkagiye kuzirira mu muhanda atari muri boutique kandi niyo mpamvu buriya mujya mubura buriya hari ikintu kimwe mutitaho kugira ngo buri soko nawe wigiramo uruhare nabuze isoko ni banza unyere ibyo nje guhaha ndashaka imikarito y'amakaroni n'ikarito ya sauce tomate zimwe za salisa n'ibido y'amavuta uziko mwikunda ibyo byose ngenda biguhereza nsigaraniye ncuruza iki kubara ndetse ntabwo ndi wowe nguze wowe nturi gucuruza reka nkubwize uko aka kanya upfuye uranutse koko muri kugurisha se nyine mpereza nkugurire ngende se kuki usigaye wiyemera basi uvuga mbwira ngo mpereza tubiri ndabiguhereza nese aka kanya uriya mugabo kwinjira kazo niyo mpamvu najya mfa kugurira njye nigira ku isoko nkagurira rimwe stock yose nese ko ndi kugushorera ikibazo ufite n'iki we nese ngo ahandi hose ujyayo ukabigura cyane ngiye uvuze ngo reka nze niyemere ku muvandimwe reka wenda nze niyemere ku muvandimwe tuziranye kuva kera mwereke ko kafashe ndiyemera se ndi bukwishyura we kirahanga ikarito ya sauce tomate ya salisi ya makaroni n'ibido ureko no kwishyura ni by'ubuntu ndi kugusaba uri serious man Allô? Oui, vite.
Imana ishimwe bwite. Amakuru se? Ndaho ndashima Imana. Yego, wowe se? Hey. Yesha ndahari kabisa nari mvuye muri salo mvuye kwiyogoshesha ariko ubu nayingeze mu rugo. Sister wawe nyine wandi wari wagiye Uganda? Yego ndamwibuka. Yaraje. Rero twari twaje nk'intanga i Kigali. Twaje mu bintu byo gukebeza. Twari turi i Kigali, twari twaje mu bintu byo gukebeza. Gukebeza se nibiki? Gukebeza kureba ko adafitemo muza, adafitemo corona. Okay, none se umva nyine umva nkubwire shaka ibintu kuko Imana turahari mbabara ndakwinginze muze mudusuhuze. Njyewe umuntu wese wakubona ku isi yose yabona ko umunyarwandakazi kuko uri mwiza ubwiza bwawe nyine nubwo abanyarwandakazi. Ntabwo ubona ko nsomye abazungu wowe haje umuntu akavuga ngo uyu mukobwa arabeshya n'agarabanyarwanda. Ikintu mukundira shiriwe ntiwitukuza sibyo? Useka neza, uvuga neza, mbese narahiriwe. Ujya wikomanga ku gituza ukavuga ati kwa kundi kwagorera muri ntuza ubu wikubiza ukibabaza namugana jya ukubita gahoro mba mbikoze nk'ubutse ukora wakoze kuza sibyo nijoro nijoro nishimye kandi ikindi kamubwiza ukuri nanjye sinzi ikintu nzakwishyura. Amasezerano se yayandize? Wibesha gatoya. Ubu ngubu ngiye kujya ku murongo njya gusohoka nsaba uruhushya niba bari kuri butike. Shaka mbabarira n'ukuri kw'Imana ibaze ko waje i Kigali ntunambwire. Nta kindi cyatumye nakubwira nuko ahubwo nuko bigendeye kare navuga ngo reka nkubwire ndebe niba uhari nibura muramuryaho nari nabwiye Sara ko muzi mutajya mukunda kuba muri mu rugo mwamwagiye oya mbabara shaka ngwino nuko kw'Imana turari ibaze none ko na sister nawe ahari mbabarira ndikumva nkukumbuye bise ukumbura cyane mbabara ngwino kwiba shamba warungirire na Sara ze nawe turi hamwe ndakakubura turi hamwe nuko sawa sister Seri bigenze bite? Uri serious? Man Ariko se ese utuvugishije ukuri ibyo bintu byose urabishaka uri kuri capata cyangwa wakabaye wenda wicaye mu zindi hoteli zikomeye ukagenda ahantu capati igura nk'igihumbi ukaba ari uri kuyirira se kazuri mucuruzi nyabaki udashaka gucuruza ngenda acuruza ariko aho kantu uri kurenzaho guhereza ibintu by'amapaki uri kunyemeraho pe. Okay bisobanuye neza ucuruza detail ntabwo utanga ikintu cyose ntabwo ushobora kumereza ikarito ngo nasanzwe uheruka kuza guhahira hano uzi ukambwira mpereza akaji kamwe mpereza inyanya z'ijana ubuzima bwarahindutse none wowe uguterura ikarito nta capati nshyire muganga inde capati reka nkubwize ukuri uri kundushya kuko njye ubundi ntabwo nsanzwe nkora hano mfite umukozi ariko buriya mfite umukozi ibintu uri kubona wenda umukozi wenda wasanga hari abakiriya basanzwe baza kubifata ari amakarito ariko njye rwose reka nkubwire umukozi ugucururiza se ubundi gatogo buriya ni usanzwe ari unaze impamvu ntari kubiguha ntabwo hari ngo abikwikorera ahita bikugereze wawe inde gatogo niwe mukozi ugucururiza wowe yavuga ngo niwe mukarani unkorera hano ahantu hose none hari ikindi icyo nikuyeho none utaneze nakimbuza inzoga
nizo zangira kumusaza ubundi wagiye kunywa inzoga gute umuntu rega ntago ari igihe uba wumva hayi nyine ukeneye ariko wumva wazifatira mu nzoga nawe rega wanayo jewe oya inzoga ntabwo ari ibintu byanjye inzoga zitesha umurongo kandi iyo nza guta umurongo nawe ukawuta so rero naho twari guhurira yo noneho indi filime yasohotse hano ngo yitwa ngo niyo se ako se utu tuntu usigaye dukura kuva wabona fone noneho ukinganyereka gapshana nziza tuzakina iyacu y'ubuzima bwacu sibyo ntabwo uzagira isoni sure turaje tubijyamo tuzabikora muri ya mafaranga urumva ko bizahita bitubyarira inyungu gatogo z'umuheruka ryari gatogo nyine nuko akundi umuntu aba yavuze okay reka nemere ko umukozi wawe umuheruka ryari ahurirwa gukora ryari nyine hano ngira akantu kavuga ngo umukozi niba akoze cyane tumuhereza akaruhuko ajye mu zabukuru nyine akaruhuko gasanzwe nta makuru ufite ahubwo mbwira nkuha amakuru neza gatogo umuheruka muki ubu twageze mu itumba nawe ubu yarahindutse n'undi wundi nkuko ubona nanjye nahindutse na gatogo yarahindutse wari washatse kwiyemera no kumbeshya utangiye kubekera gatogo nyine nahise no kwiyemera urasebye kazungu ko nyine urumva ntabwo nkiyemeye kurusha ko nawe wari uri nyine kunyemera ahubwo nyine mpa amakuru ko gatogo nyine ahibuka hano abana ajyanye mu bajyanye ufite ibintu by'ibidirede ntabwo umuheruka ahubwo uze kumuhamagara akugirire neza gatogo ubu reka ngo yahubwe inkuru gatogo yahuye n'umucuti we amuhindurira ubuzima kwa kundi umuntu asenga ngo mana umpindurire ubuzima bwagize gutya buriyubika gatogo afite ikintu cyitwa amafaranga ninkubwira amafaranga wumva amafaranga ubu afite mu mamiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni gatogo nkubwira okay ikirenze amafaranga none ikirenze amafaranga gatogo yasubiranye na muganga wari kuvuga shamunzungu turabatekera ikintu Ese ndabizi se kumuna bitagushishikaje ntago basi ukumbe bwitizo akajya kubwira bwabo ngo mu mutaranyine ntago nanze abashyitsi pe ni karibu rwose mbana tugenda kubona na Sara ari bwo bwa mbere Sara se ni Sara wa mushiki wabo wa Geoffrey wari wagiye mu mutari cyagengi wabo sister wabo nyine ngo nawe yaje sinzi ibintu bambwiye nubwo ndi ko nubyiwe ko nawe baje mu kibiro muki nyine ngo bari baje kureba ibizamini nyine bya covid cyane ndabona washyushye ku buryo uri no kwibagirwa ibyo bakubwiye kuko Imana mvuga agiye mu bwitizo ako bwitizo wanye kunari fani no cyanyekana abana musebeye ko nari uzi gusuza ahubwo mbabarirunda buri hakiri kare ngende ndunguruke oya tugomba kubari Deta mbaruguruka deko musebeye gusuzanya bwitizo yego sundi Geoffrey bite ko phone ngitari Goke ngo wampamagaye baramubura umunsi wose byagenze biteze ikiriko cyumva neza gatogo na muganga ubu bameze gutya uku mereza la serviette ni hanagura bumva serviette ubu numva njye hano ngira serviette ukajya mu rupiro umuntu yagurisha cyo yarangiza akarenzaho na serviette okay ntacyo nose mbwiye inkuru za gatogo afite ubuzima bwiza ubu yasubiranye na muganga ubu nka Marene ndishimye ndi mu munezero umukobwa wanjye ameze neza gatogo ego mwana yakeye yabaye inzobe yarabyibushye yazanye amatama ariko ibazo umuntu ufite amamiliyoni ahubwo uza kumubwira nawe gusengerere ubone kwirata mwako ni mama mwiyemera ntabwo icyo nzi cyo gatogo ntabwo yagira umugisha wo gutunga amafaranga mbere yanjye nanjye Imana itarawumpereza ninde akuye ko Imana ifite umurongo igenderaho ngo ndanga bagufi aragusumba yego ariko ntabwo Imana ijya gutanga umugisha ngo ihere ku bagufi nta murongo wari wo kuvuga ngo abagufi bari imbere yiritoranyiriza igahereza uwishaka rero gatogo ubu ngubu Imana yamugiriye neza we na muganga ariko ntabwo baracana ngo babone nta makuru ufite simbizi ese ni muravugana njye ntabwo turi kuvugana kubera ni ibisanzwe nabirenze ku buryo utazi ikibazo yagize uko bizi simbi byotse njya kwiyogoshesha ngize hano atari bwira phone impamagara koko ese ko utambwira niba bimbereye cyangwa bimbihiye abuze icyo ndenza ngewe ntumiwe
ubundi si icyo gitekerezo cyaje gute? Njyewe numvaga amazi ibintu by'amatentire kandi urabizi ko iyo nsutse mbabara mu mutwe, ndavuga reka ngende niyogoshe ntunga agasatsi gakeya kandi nyine biraza kumfasha no mu burokore bwanjye. Ibintu by'amatentire mbe mbiretse. Kuraje ni ukuri. Bose nari nkwitabye. Fonsina ntaraza. Fonsina? Oya, ntabwo arahagera. Ariko umuntu uri kumupangira gahunda zo kumwirukana ugira ngo umugore aguze urebe ko byibura yahinduka, yarangiza agakomeza kwitwara nabi koko kuva igihe yagendeye. Sinzi ibya Rufonsina nyine tu, nanjye muri iyi minsi ndi kubona ntazi ukuntu ameze tu. Umva rero Kevin, njya kukuzana hano ibi byose nari nabitekerejeho. Yego boss. Ntabwo nabikubwiye ngo mbikubwire neza. Hano nagiraga umukozi w'umuhungu nkamufatanya na Rufonsina. Yego. Nubwo wenda uri kugerageza kwitwara neza, ariko ubundi hari igihe umukozi agukoroga neza ukumva n'ibintu byo gukoresha umuntu urabiretse. Kandi ntabwo akazi kose njye nakikora ngo bikunde. Ya, ndi kukumva boss. Ni ukuvuga ngo rero ikintu musaba ni kimwe. Yes. Numva ngiye ikintu ndi kukubwira nk'inshuti yanjye nako nyine nk'umukiriya wanjye kuva kera. Urumva hari ukuntu nyine umuntu amaze kugira amafaranga avuga ati kanjye nyakoresha no mafaranga noneho amafaranga arengera inshuti zanjye. Nyine ukavuga nka gutyo uri kumbwira ko uhaha depo buri kwezi ibintu byose uzukabigurira rimwe, noneho byose ugahita uzukambwira ngo Kazungu uyu munsi ndaza guhahira iwawe, ibyo bintu byose ufitemo bireka ubipakire mu modoka noneho bijyane aba ari byo mujya mwiri. Noneho naba ndanguye nazo nyaba ngiye gucuruza ko ngende guhaha ibyo kurya. Kazungu rero niba ari kumenyera abantu baza bakagura akantu kamwe kamwe, nyine habaho n'abandi bantu bajya ku isoko tugakagura nk'ibyo kwezi kose cyangwa ibyo cyumweru. Wabijyana nyine nk'ibi byose. Ya nawe si ayo mayogo. Arewe. Wabara kumukira. Kazo ndaga ari wondi kuvugisha. Uyaje ati umva ngubwire mare. Century Cleaning Agency. Nibavuga Century Cleaning Agency, ujye wumva igisobanuro nyacyo cy'isuku. Tubafasha gukora amasuku haba mu ngo zanyu ndetse n'aho mukorera. Service zacu zirimo koza amakaro bizwi nka talent growth cleaning, dusukura intebe ukagira ngo nibwo ziguzwa ako kanya, duhanagura amatapi, twoza amamodoka, duhanagura ibirahure, dufuhera tukanarwanya kandi ibikoko byo mu mazu birimo uducurama, imbeba, inzoka, amasazi, imibu, ibinyenzi, imiswa n'ibindi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira. Gana Century Cleaning Agency tubakorera isuku kinyamwuga. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Ku bikoresho bigezweho kandi by'umwimerere bya elektronika wizuyaza gana Remy Electronics muri Kigali City Tower mu maduka yo hasi. Remy Electronics igufitiye amaflate y'ingano zose ya Samsung, LG, Sharp, Hisense, Skyworth n'ibikoresho byo kuzimanika ku bikuta wall mount. Tunagufitiye amakwiziniyeri ya gaze, za microonde n'ibindi byinshi cyane. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 941 00 cyangwa 0788 328 wanadusanga kuri Instagram yacu Remy_Electronics. Murakaza neza. Hirya gato y'inzu ntuyemo
nyine hari umuturanyi. Voilà. Noneho singihamagara rufonsina wanjye, umuturanyi yabaye umuturanyi.